nk'uko Bibiliya y'Abaheburayi bivuga, Imana yasezeranyije Aburahamu kuzamuha ubutaka bw'isezerano. Ubu butaka ubundi mu mwaka w'800 mbere y'ivuka rya Yesu ngo bwari butuwe n'Abanyakanani, aho bufata Libani yose, West Bank hamwe n'ibice binini bya Syria na Jordania by'ubu. Nyuma y'uko Musa ayoboye abandi Banyayisiraheli bakava mu bucakara bwa Egiputa cyangwa Misiri maze bakaza ku butaka bw'isezerano bw'i Kanani, Isiraheli yatangiye kuba igihugu gihamye ndetse ikiraho ubwami bwa mbere mu kinyejana cya 11 n'imbere y'ivuka rya Yesu. Ibi naha byakomeje kubera byiza ubu bwoko bw'Imana kugeza mu myaka 400 yakurikiye, aho abami bakomeje gusimburana mbere y'uko Abanyasiri bigarurira igice cy'amajyaruguru cya Isiraheli hari mu mwaka 722 mbere y'ivuka ry'Umukiza, maze ubwami bwari busigaye bushinze bwa Yuda buza kwigarurirwa n'Abanyababiloni hari mu mwaka 546 n'imbere y'igihe turimo. Mu mwaka wa 63 w'icyo gihe Abaromani baje kwigarurira ako gace, ari nako bakomeza gutatanya Abanyayisiraheli bayihindura ubwami bwa Herode buyobowe na Herode mukuru, maze Yuda iba intara y'Abaromani. Nk'uko Marisha Constel na Joseph Albright babyanditse muri The Promised Land, abantu basigaye mu misozi ya Isiraheli ubwo Abaromani batatanyaga Abayahudi mu kinyejana cya 2 nyuma y'ivuka rya Yesu, ngo barimo abahinzi, aborozi, abapagani, abakomoka ku Barabu, Abanyaperse, Abagereki hamwe n'Abanyakanani ba kera. Benshi mu Bayahudi kuri ubu bari barakwiye imishwaro. Impinduka ariko zikomeye muri aka gace zaje kuba mu mwaka 635 ubwo inkubiri y'intambara z'Abarabu ku isi nzima zazaga kugera i Yerusalemu, niko kuyigarurira maze bayituramo mu myaka 1300 yakurikiye. Nguko uko Abarabu bageze mu gace kahozemo Abayahudi, aho kugeza mu mpera z'ikinyejana cya 19 aka gace kari gatuwe cyane cyane n'Abarabu hamwe n'andi moko arimo Abayahudi bake, kuko Abayahudi benshi biberaga mu Burayi bw'Iburasirazuba hamwe no hagati. Turacyakubwira inkomoko yo guhangana hagati ya Isiraheli na Palestina, ibihugu bitavuga rumwe muri politike kuva hambere. Impera z'ikinyejana cya 19 hamwe n'intangiriro z'icya 20 zaranzwe no gutangira kw'inkubiri ebyiri, movement, inkubiri y'Abarabu ndetse n'iy'Abayahudi, bombi bagamije guharanira kwishyura ukizana k'ubwoko bwabo. Iba hanini byaturutse ku mwuka wari ku mugabane w'Uburayi, aho buri bwoko bwashakaga kuba hamwe ndetse bugakora igihugu cyabwo. Byari bigoranye ku Bayahudi kuko bari baratatanye cyane ku isi nzima. Ibijya gushya ariko byarashyushye. Abayahudi mu nkubiri bise Zionist batangije igikorwa cyo gucyura Abanyayisiraheli ngo babagarure mu butaka bw'abasokuruza. Iki gikorwa cyaje gutizwa umurindi n'itotezwa ryari ritangiye gukorerwa ubu bwoko mu Burusiya hamwe n'i Burayi ni hagati y'imyaka y'859 n'880. Aba Bayahudi batangiye kugura ubutaka bw'Abarabu bari batuye muri Palestina. Abazionist intego yabo kwari kugura ubutaka bwose bufitwe n'Abarabu muri Palestina kugera burangiye, bityo bakongera kwikorera igihugu cyera cy'Abayahudi gusa nk'uko byahozeho mu myaka yo hambere. Isiraheli nshya. Mu masezerano bagiranaga nabo baguraga harimo ingingo zivuga ko ubutaka bwaguzwe butashoboraga kongera kugurishwa cyangwa se gusubizwa Abarabu, ikintu cyakomeje kugeza magingo aya. Abarabu kubona ko bashobora kwisanga basigaye ari imbarwa, batangiye gushaka guhagarika iki gikorwa cy'Abayahudi, niko gutangira guhangana nabo mu nkubiri ya Arab nationalism yo guharanira uburenganzira bw'Abarabu ndetse no kwikura mu ngo y'ibihugu byo mu burengerazuba. Uku guhangana ku mpande zombi ubundi niyo ntandaro nyakuri y'intambara z'urudaca hagati y'Abanyayisiraheli n'Abanyapalestina cyangwa se ya Isiraheli n'Abarabu. Reka tugaruke inyuma gato. Mu kinyejana cya 7 nibwo igihugu cya Palestina cyagiyeho. Cyari igihugu cy'Abayisilamu b'Abarabu ndetse izina ryacyo rya Palestine ryavaga muri uru rurimi. Iki ngo cyari igihugu kizwi hose mu bwami bw'Abarabu, ahanini bitewe n'ubwiza bwacyo n'uburumbuke ndetse nicyo cyari kivuze ku myemerere. Mu mwaka wa 1516 iki gihugu kigaruwe n'ubwami bwa Ottomani, ariko ntibyakibuza kuba igihugu n'ubundi gituwe n'Abarabu baba Islam. Palestina yakomeje gukura mu muco no kugarukaho cyane mu bihugu by'Abarabu kugeza ubwo inkubiri y'Abazionist yari itangiye. Mu ntangiriro yabyo n'ubundi byose byari amahoro. Abayahudi baguraga ubutaka mu gihe Abarabu biboneraga amafaranga. Iri gura n'igurisha ariko ryaje kuba ikibazo ubw'abayobozi ba Palestina batangiye kubona ko bishobora kurangira Abayahudi bigarura igihugu cyabo cyose, niko gutangira gushaka uburyo byahagarikwa. Nk'uko inzobere mu mateka y'Umunya-Isiraheli Professor Ben Morris yabitangaje, imbarutso yo guhangana ku mugaragaro hagati y'Abayahudi n'Abarabu yabaye iraswa ry'umugabo w'umwarabu muri Safed warashwe n'umurinzi w'Umuyahudi wari mu bukwe
akamurasa atabigambiriye. Ibi ariko byaje gukurikirwa no kwivumbura kw'Abarabu, aho 200 muri bo bahise bigabiza inyubako z'Abayahudi bitwaje intosho maze babihimuraho karahava. Aha hari mu kuboza k'umwaka wa 1882. Ibi rero byagiye bikurikirwa no kundi guhangana kuteruye hagati y'ubu bwoko bwombi, aho kugeza mu mwaka wa 1908 byibura Abayahudi 13 bari bamaze kwicwa mu bikorwa bitandukanye, ibikorwa by'abantu ku giti cyabo aho kuba iby'ubuyobozi. Gusa byagaragara ko hari umwuka utari mwiza uri gututumba. Ubwo intambara ya mbere y'isi yaririmbanyije mu mwaka wa 1915, wari uhagarariye Ubwongereza mu gihugu cya Misiri, Sir Henry McMahon yaje kugirana ibiganiro rwihishwa n'umwarabu wayoboraga intara za Madina na Maka zari mu bwami bw'Abanya-Ottoman, Hussein ibn Ali. Ibi biganiro ahanini byasabaga uyu gutangiza kuyobora bene wabo bakarwanya ubwami bwa Ottoman yari ishyigikiye Ubudage bwahanganaga n'Abafaransa n'Abongereza mu ntambara y'isi. Sir Henry McMahon mu ibaruwa yandikiye aba yagiraga iti: mpagarariye igihugu cy'Ubwongereza, hari ibyo ngiye kubemerera nkurikije ibyo mwari mwarasabye. Ubwongereza bwiteguye kwemerera bukanaha agaciro ubwigenge bw'Abarabu mu ntara zose zibarizwa mu duce umuyobozi wa Maka yatubwiye. Iyi myivumbugatanyo y'Abarabu ku bwami bwa Ottoman yahise iyoborwa na Faisal, wari umuhungu wa Hussein, ndetse biza kurangira batsinze, ari nako Abongereza bigarurira igice kinini cy'aka gace mu gihe cy'intambara y'isi. Nubwo Hussein na bagenzi be bari bubahirije amasezerano bagiranye n'Abongereza, abo bo ntabwo baje kubishyira mu bikorwa nk'uko bikwiye, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Lord Arthur Balfour mu mwaka wa 1917 yaje gutangaza ku mugaragaro ko ashyigikiye ishyirwaho rya leta y'Abayahudi muri Palestina, aho mu ibaruwa yandikiye itsinda rito ry'Abayahudi babarizwaga mu gihugu cye yagize ati: hamwe n'ubushishozi n'umutima utabara, igihugu gishyigikiye ishyirwaho rya leta y'Abayahudi muri Palestina. Abariko ngo ntibagombaga kubangamira uburenganzira n'imyemerere y'abandi bantu batari Abayahudi babarizwaga muri ako gace. Aya yari amasezerano abiri y'ubutaka bumwe ku bantu babiri batandukanye, yombi akozwe n'Abongereza. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi, Abongereza n'Abafaransa baje gukoresha imbaraga bari bafite mu ihuriro ry'ibihugu Ligue des Nations yaje guhinduka ONU. Inyuma niko kwigabiza ibihugu by'Abarabu, aho Abongereza baje gufata agace karimo Iraq, Israel, West Bank, Gaza na Cisjordania. Mu mwaka wa 1921 Ubwongereza bwaje gucamo aka gacemo kabiri, aho kamwe muri two kabarizwaga mu burasirazuba bw'umugezi wa Yorodani kaje kuba Palestine. Bwari ubwa mbere mu mateka ya hafi Palestine ibaye igihugu kimwe kiyoborwa n'urwego ruzwi rwa politike. Muri aka gace ariko Abarabu barakajwe cyane n'uburyo Ubwongereza butigeze bwubahiriza amasezerano, ari nako batangiye kurwanya aba bakoloni b'Abongereza n'Abafaransa. Hejuru y'ibyo muri Palestina ho hiyongeragaho ko batiyumvishaga uburyo Ubwongereza bwemereye Abayahudi kuza gutura muri ako gace, kuko babibonaga nk'intandaro yo kuzakora leta y'Abayahudi muri Palestina ndani. Uko Abayahudi bakomezaga kuza ari benshi muri Palestina ndetse bakimura Abarabu baguriye ubutaka, niko imvururu ziyongeraga. Imyaka y'1920 hamwe n'1921 yaranzwe ahanini n'intambara no gushyamirana hagati y'Abarabu n'Abayahudi. Kenshi bapfaga ku bijyanye n'imyemerere hamwe n'ahantu hafatwa nk'aho ari hatagatifu ku mpande zombi. Ahazwi cyane ni ku rukuta rw'isku rw'amaganya rufatwa nk'agace kera kurusha utundi mu myemerere y'Abayahudi, mu gihe Abarabu bahafata nabo nk'ahantu hatagatifu intumwa y'Imana Muhammad, Imana imuha amahoro n'imigisha, ngo yazamukiye ajya mu ijuru agurukanywe n'ifarasi. Intambara yo kurwanira kwegukana burundu aha hantu hera yatangijwe n'Abayahudi, ariko ni nawe yahitanye cyane ko mu cyumweru yatangiriyeho tariki ya 15 Kanama 1925 Abayahudi 133 bishwe, mu gihe Abarabu batakaje abagera ku 115, ari nako benshi bakomereka. Kuza kw'Abayahudi kwakomeje kwiyongera cyane cyane kuva aho Hitler yatangiye kubicira mu mwaka wa 1933. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yari itangiye gututumba, igihugu cy'Ubwongereza cyatangiye gutinya ko cyatakaza ubufasha kuva mu Barabu, haba mu bijyanye n'ingabo hamwe na peteroli, niko gushyiraho icyo bise urupapuro rwera, white paper. Aha bashyizeho itegeko rikumira Abanya-Israel kwerekeza muri Palestina, ndetse bemerera iki gihugu ubwigenge mu myaka 10 iri imbere. Ibi byose babikoze ari ukureshya Abarabu, babafataga nk'abagambanyi ruharwa. Ku rundi ruhande ariko Abayahudi n'inkubiri yabo ya Zionism barwanyije cyane iri tegeko, cyane ko ritakurikizaga ibyo bari barumvikanye na Lord Arthur Balfour hambere. Iri byari iherezo ry'ubufatanye hagati y'Abongereza n'Abazioniste b'Abayahudi. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yari ishojwe, amakimbirane yakomeje kuba hagati y'Abayahudi n'Abarabu ku kazoza ka Palestina
mu gihe abazayoniste bo bari bakomeje guhangana n'abongereza bari barabagambaniye. Ikibazo cy'ibihugu byombi cyashyikirijwe umuryango w'abibumbye ngo uze kuba wakigaho. Abantu baturutse mu bihugu bitandukanye bagiye muri Palestina kwiga uko ikibazo kimeze, niko guhuriza hamwe ku cyemezo kimwe cyo kugabanya igihugu mo kabiri kugira ngo bashimishe impande zombi. Mu mpera z'umwaka wa 1946 abayahudi bari batuye muri Palestina babarirwaga mu 608,000 mu gihe Abarabu bari 1,269,000. Ibi ariko ntabwo byabujije ko Israel y'abayahudi ariyo yatwaye agace kanini nyuma y'igabanywa ryakozwe tariki 29 z'ukwa 11/1947. Gahunda ya Loni yari yo guha buri gihugu agace kiganje mu bwoko bwabo, gusa abayahudi bake bisanze basigaye mu gace kari karagenewe Abarabu, mu gihe kandi ibihumbi by'abanyapalestina nabyo byisanze muri leta y'abayahudi. Ubwo hakatwaga, Israel yatwaye 56% ry'icyari Palestina, Abarabu basigarana 43%. Kubikora ubu ngo nuko Loni yatekerezaga ko hari undi mubare munini w'abayahudi uzaza muri aka gace. Agace kasigaye ka 1% ka Yerusalemu na Betelehemu, Loni yakagize agace mpuzamahanga katagombaga kugira igihugu kabarizwamo muri ibi byombi. Abayobozi b'abazayoniste bemeye uyu mwanzuro wa Loni nubwo bizeraga ko bashobora kongera ubunini bw'aka gace bari bahawe. Ku rundi ruhande, Abarabu bahise babyamaganira kure, aho bamwe muri bo babonaga abayahudi bahawe agace kanini. Iminsi mike yakurikiye iki cyemezo, Abarabu batangije intambara ku bayahudi bari batuye muri Palestina. Ingabo z'Abarabu nta myitozo zari zifite ndetse n'ibikoresho byabo byari bike, mu gihe abazayoniste b'abayahudi ngo nubwo bari bake ariko bari baritoje bihagije kandi bafite ibikoresho bigezweho by'intambara. Kugera mu ntangiriro za Mata 1948, abayahudi bari bamaze kwigarura uduce twabo twose bahawe na Loni, ndetse nako bitegura gutangira gushaka utundi turenzeho. Tariki ya 15 Gicurasi 1948, umunsi umwe mbere y'uko Ubwongereza buva muri Palestina burundu, umuyobozi w'abazayoniste ubwo ni Ben Gurion yaje gushyira hanze itangazo ryatangizaga ku mugaragaro leta ya Israel. Nk'uko iri ryabivugaga, iyi leta yagombaga guharanira uburinganire bw'abaturage ndetse no kwishyira ukizana kwa buri muntu, kugira uburenganzira ku idini rye, ururimi hamwe n'imyigire, ari nako bemeza ko bazarinda ahantu hera h'amadini atandukanye. Ubwo ingabo z'abongereza zavaga muri Palestina ku munsi wakurikiye, Abarabu bahise bigabiza icyari cyiswe leta ya Israel. Ibihugu bya Misiri, Syria, Yorodaniya na Iraq byagoteye hagati y'Israel mu cyo bise gutabara Palestina, bakayikora mu menyo y'abazayoniste. Aha ariko nk'uko Henry Catan yabyanditse muri Palestine, The Arabs and Israel, abanya-Israel bongukiye mu burambe bari bafite mu ntambara hamwe n'ibikoresho biri hejuru, niko gutatanya abo Abarabu bose mu minsi mike, ari nako bigarura utundi duce turenze kutwo Loni yari yarabahaye. Mu mwaka wa 1949 nibwo iyi ntambara yaje kugera ku musozo, hasinywa amasezerano y'ihagarikwa ryayo. Igihugu cyari kizwi nka Palestina mbere cyaje kugabamo gatatu, aho Israel yaje gufata 77% byacyo, Misiri igafata agace kagaragiye Gaza, mu gihe Yorodaniya yafashe uburasirazuba bwa Yerusalemu hamwe n'agace k'imisozi ka Palestina yo hagati. Iryo ryari iherezo ry'igihugu cy'Abarabu cya Palestina Loni yari yarashyizeho. Nyuma y'umwaka wa 1949 nubwo amasezerano yo guhagarika intambara yari yarasinywe, ntabwo byabujije impande zombi kujya zigaba udutero shuma. Ibi ntariko byaje kuba bibi mu mwaka wa 1956 ubwo Israel ifatanyije n'Abafaransa n'Abongereza bashyize hamwe ngo barwanye Misiri yashakaga kwiharira ubunigo bwa Suez, hamwe no gusenya burundu abakomando ba Palestina bateraga Israel baturutse ku butaka bwa Gaza. Israel kuri ubwo yashoboye guhita yigarurira Gaza hamwe n'igice cya Sinai. Iki gihugu ariko cyaje gutegekwa kuva muri aka gace nyuma y'igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'iz'Abasoviete zitifuzaga ko habaho indi ntambara mu burasirazuba bwo hagati. Iyi ntambara ariko yaje kuba inagizwemo uruhare n'ibihugu byombi, ndetse byaje kurangira igihugu cya Israel gitsinze Abarabu mu ntambara yiswe y'iminsi 6, Melhemet Sheshet Hayamim nk'uko bayita mu gihe burayo. Iyi yaje gukurikirwa n'indi ntambara ya Yom Kippur, zombi zagiye zitsindwa na Israel, ari nako yongera ubunini bw'igihugu cyayo ndetse igakomeza gutinywa n'Abarabu. Nyuma y'amasezerano atandukanye hamwe no kuza kwa perezida wa Misiri Yerusalemu muri Israel, iki gihugu cy'Abayahudi cyaje kwemerera ubwigenge budasesuye intara ya Gaza hamwe na West Bank. Ni mu gihe cy'imyaka 5 ubwigenge bwagombaga kwigwaho neza nyuma y'icyo gihe. Ibi bikaba byaraturutse mu mwiherero wari perezida wa Amerika Jim Carter yatumiyemo Sadat wayoboraga Misiri ndetse na Menachem wari minisitiri w'intebe wa Israel. Aha
hari mu kwa cyenda kw'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi n'umunani. Uyu mwanzuro ariko byaragoranye kuwushyira mu bikorwa kuko ibihugu by'Abarabu bitawubonagamo umuti wa nyawo w'ikibazo cya Palestine. Isiraheli ntabwo yari yemeye gutanga uduce twose yigaruriye mu ntambara mu 1967 ndetse ntabwo yari yahaye Palestina kwigenga kwa nyako. Mu kwezi ko Ukuboza kw'igihumbi abaturage ba Palestina babarizwaga mu duce twa West Bank na Gaza batangiye imyivumbagatanyo kuri Isiraheli yabarizwaga mu gihugu cyabo. Iyi yari izwi nka Intifada, yari igitekerezo cy'abaturage. Abantu ibihumbi n'ibihumbi biganjemo abana n'urubyiruko batangiye kwigaragambya, kwanga kwishyura imisoro, gutagura ibintu bifite aho bihuriye na Isiraheli hamwe no gutera amabuye abanya-Isiraheli. Mu gihe Intifada yagaragaraga nk'igiye gufata indi sura itari yitezwe muri aka gace, Isiraheli yatangije igikorwa cyo guhangana nayo, ishyiraho umutwe w'ingabo wo kwirwanya, cyane cyane wahanganaga n'amabuye yabo yiyerekanaga. Hari hagati y'umwaka w'1947 n'1991, aho byarangiye abanyapalestina 1000 bishwe, barimo 200 bari munsi y'imyaka 16. Uretse ababishwe n'ingabo za Isiraheli, abandi banyapalestina 250 hamwe n'abanya-Isiraheli 100 baje kwicwa n'ababiyerekanaga bazira ko batarashakaga gushyigikira iki gikorwa. Muri Palestina ubwaho hatangiye kuvuka umwuka mubi hagati y'imitwe hakoreraga igamije guharanira ubwigenge bw'iki gihugu, irangajwe imbere na Palestine Liberation Organization PLO ya Yasser Arafat. Iyi ntabwo yumvwaga n'imitwe ishingiye ku idini ya Kisilamu nka Hamas na Islamic Jihad. Abari bayoboye igikorwa cya Intifada ariko babwiye umutwe wa PLO wakoreraga muri Tunisia gushyiraho umurongo wa politiki wa nyawo wagombaga kwerekana aho baganisha Palestine. Ibi byatumye ubuyobozi bw'uyu mutwe buteranira muri Algeria, niko gushyira hanze itangazo ryemeraga Isiraheli nk'igihugu, bemeza ubwigenge bwa Palestina hamwe no gushyira akadomo ku bikorwa by'iterabwoba. Iri tangazo ryatumye Amerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bitangira kwemerera ishyaka rya PLO, cyane ko bwari ubwa mbere abanyapalestina bemera kubaho kwa Isiraheli hagati mu bihugu by'Abarabu. Igihugu cya Isiraheli ariko cyo ntabwo kigeze giha agaciro uyu mutwe wa politike hamwe n'ibyemezo byawo, aho cyakomeje kufata nk'umutwe w'iterabwoba. Intambara yo mu kigo yo mu mwaka w'1991 yaje gusubiza inyuma ibintu, ndetse n'icyizere amahanga yari afitiye umutwe wa PLO kiratakara. Ibi ni nyuma y'aho Yasser Arafat yaje gushyigikira ku mugaragaro Iraq mu bikorwa byayo byo kwigabiza Kuwait, ndetse akarwanya ibikorwa by'ingabo za Amerika byo kubohoza iki gihugu mu minwe ya Saddam. Nyuma y'iyi ntambara, ibihugu byinshi by'Abarabu birimo Arabia Saudite byahagaritse inkunga byageneraga Arafat n'ishyaka rye, dore ko ataragifatwa nk'umunyamahoro nk'uko byahozeho hambere. Nubwo ibiganiro byakurikiye imyaka nta kintu gifatika byagezeho, Isiraheli yaje kera kabaye kumvikana na Yasser Arafat n'ishyaka rye. Ni mu biganiro rwihishwa byabereye mu gihugu cya Norvege mu gace ka Oslo, binarangira hasinywa amasezerano yavuga ko Isiraheli noneho igiye gukura ingabo zayo zose mu duce twa Gaza hamwe na Yeriko, ndetse ko mu myaka 5 iri imbere izava mu tundi duce twa West Bank. Ibi byatanze agahenge gato muri ako gace, ari nako Palestine yatangiye gusa nk'iyiyobora. Amatora yaje gukorwa muri iki gihugu mu mwaka w'1996, asigaye Yasser Arafat ku ngoma, ndetse n'ishyaka rye ritsinze mu nteko ishinga amategeko. Uyu munsi twahisemo kukubwira ku makimbirane yagiye aranga igihugu cya Isiraheli na Palestina, tureba inkomoko yayo. Nubwo umuti w'ikibazo cyari kimaze imyaka wasaga nk'ugiye kuboneka, Abarabu na Palestina ntabwo ariko babibonaga, cyane ko n'ubundi Isiraheli kibarizwa mu duce twabo yigaruriye mu ntambara y'iminsi 6. Kuza kwa Ariel Sharon ku butegetsi ntabwo kwakiriwe neza n'abaharaniraga ubwigenge bwa Palestina, aho bamufataga nk'ubarwanya ku mugaragaro. Biza kwiyongera ubwo yasuraga agace gatagatifu kanabarizwamo ingoro ya Yerusalemu. Aka gace kari mu burasirazuba bw'uyu mujyi kafatwaga nk'ahantu hakomeye mu idini ya Islam, ndetse kagiye kabindiriye amakimbirane hagati y'ibihugu byombi. Byakurikiye no kwigaraganya gukomeye kw'abanyapalestina muri Intifada ya kabiri, maze ingabo za Isiraheli nazo zigakomeza kubahagarikisha amasasu, nk'aho bivugwa ko hagera kuri miliyoni yaje guterwa kubiyerekanaga nubwo nta ntwaro bari bafite. Kubona abaturage babo bakomeje kwibasirwa n'ingabo za Isiraheli byatumye imitwe ya Hamas, Islamic Jihad ndetse na Fatah bashyira hamwe batangira gutegura ibitero by'ubwiyahuzi ku butaka bwa Isiraheli, aho bigera ku 150 byakozwe hagati y'imyaka ya 2002 na 2005. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2005, nubwo benshi mu bayoboke b'ishyaka rya Rukudu rya Sharon batabishakaga, uyu wahoze ari umusirikare ukomeye muri Isiraheli yaje gufata icyemezo cyo gutangira gukura ingabo za Isiraheli ku butaka bwa Gaza. Gusa nubwo iki cyemezo cyafashwe n'uyu wahoze ari umusirikare mukuru, bisa nkaho kitubahirijwe, kuko mu myaka yakurikiye kugeza amagingo aya ibikorwa bya gisirikare by'iki gihugu bikigaragara no ku butaka bwa Gaza.
ibintu byaje kurushaho kongera kuba bibi ubwo mu mwaka wa 2006 ishyaka rya Hamas ryaje gutsinda amatora y'abadepite muri iki gihugu ari nako ryigarurira ubutegetsi. Icyo gihe bwari bufitwe na Mahmoud Abbas wasimbuye Arafat nyuma y'urupfu rwe muri 2004. Kuza kwa Hamas muri politike kandi yarafatwaga nk'umutwe w'iterabwoba muri Israel byashubije inyuma inzira zose z'ubwumvikane zari zaratangijwe ku mpande zombi. Hamas ubwayo yavugaga ko itemera Israel nk'igihugu, ko ari abantu bayibibiye ubutaka bagombaga gusubizwaho baturutse, mu gihe Israel nayo yakomeje kuba ko itagirana ibiganiro n'umutwe w'iterabwoba. Ibihugu bitandukanye birangajwe imbere na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byakomeje kureba uburyo bwose byahuriza hamwe impande zombi. Perezida Obama wayoboraga Amerika ni kenshi yasabye Israel kwimura abaturage bayo babaga mu gace ka West Bank bakaba bajya mu gace kari karahawe Israel nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Icyo ni kimwe mu byatekerejweho, ariko kubishyira mu bikorwa byagiye bigenda bigura intege. Palestine kubona ko Israel itari kuyumva yashatse kugana umuryango w'abibumbye. Muri 2011 Perezida Mahmoud Abbas yasabye akanama gashinzwe umutekano ka ONU ko kakwemerera igihugu cye kikaba umunyamuryango wemewe. Ibi ariko ntabwo byaje gukunda kuko iki gihugu kitabonye amajwi 9 yasabwaga ngo iki kivuzo kijyanwe mu nteko rusange ya ONU, ariko n'ubundi niyiza kubona aya majwi ngo byari byitezwe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari bukoresha uburenganzira bwa veto zikanga iki cyifuzo. Palestine ntabwo yagarukiye aho. Tariki 29 z'ukwa 11/2012 ku isabukuru y'imyaka 65 ya ONU, Abbas yasabye inteko rusange kwakira Palestine nk'igihugu kireberera gusa, ariko kitari umunyamuryango wa burundu nk'uko bimeze ku bihugu nka Vatican ndetse nk'uko byari bimeze ku Busuwisi imbere. Iki cyifuzo cyaremewe gitorwa ku bwinshi n'amajwi 138 ku 9 yacyanze. Iki cyemezo ariko ntacyo cyahinduye muri Gaza na Israel, kuko Israel yakomeje kwigarura uduce twa Gaza na West Bank. Umuryango mpuzamahanga usanga umuti wonyine w'iki kibazo ari ugushyiraho leta ebyiri zigenga kandi zituranye mu mahoro. Ibi ariko bisa nk'inzozi zigoranye kugerwaho. Impunzi zikomeje kwiyongera, amaraso arameneka umunsi ku munsi. Amerika kenshi irahumiriza kuri iki kibazo nubwo bizwi ko ariyo yakagize ijambo mu kugikemura burundu. Nk'uko Gace Dollar yabyanditse muri USA Today ya tariki 30 Ugushyingo 2012, Israel yavuze ko leta ya Palestine ya nyayo izabaho uko iki gihugu gishoboye kugirana amasezerano y'amahoro na Israel. Ese bizaca mu zihe nzira? Amahoro araririmbwa gusa ko yageraho bikomeje kuba iyange muri aka gace. Mu kwa mbere kwa 2014 wari Perezida wa Amerika Barack Obama yatangarije New York Times ko yizera ko amahirwe yo kugera ku nzira y'ubwumvikane hagati ya Israel na Palestina ari ku kigero cya 50%. Nyamara iyo urebye uko bimeze magingo aya usanga ari make cyane kuri ayo. Nta mpinduka zijyana heza. Iherezo riribazwaho.